Kuri wa gatatu ubutabera bw'u Rwanda bwasinye amasezerano y'ubufatanye n'ubuyobozi bwa kaminuza ya Pepperdine University, ni kaminuza yigisha amategeko muri leta zunze ubumwe za Amerika. N'amasezerano akubiyemo umushinga ugamije gufasha abantu kumva akamaro ko kwemera no kwirega icyaha. Umuyobozi w'uyu mushinga mu Rwanda akaba avuga ko mu gihe cy'imyaka 5 uyu mushinga ugiye kwibanda cyane kukongera ubumenyi n'inzego zitandukanye ziri mu runana rw'ubutabera mu rwego rwo gushishikariza abantu kwirinda ibyaha, habaho n'amakosa abayakoze bakamenya neza agaciro ko kwemera no kwirega ibyaha mu rwego rwo kwirinda ibihano bikabije, bityo bikaba byabagiraho ingaruka nziza kandi bigafasha ubutabera. Iyo wemeye icyaha worohereje inzego z'ubutabera zigatuma zidatakaza umwanya munini, amikoro menshi, ndetse n'izishyiraho n'abakozi benshi zishakisha ibimenyetso kandi ibimenyetso babitanze. Cyo gero umucamanza ashobora kubona yuko watangiye kugororoka akaba yabiheraho, bikaba byatuma kugabanyiriza igihano. Ntabwo ari itegeko ariko procedure rero ya plea bargaining nayo irimo agace kamwe ko kwemera icyaha, ariko itandukaniro rihari nuko ukorana amasezerano n'ubushinjacyaha. Uwakoze icyaha turateganya yuko abifashijwemo n'umuavoka kugira ngo musobanurire ingaruka z'amasezerano agiye gukora, ashobora gukorana amasezerano n'ubushinjacyaha bakumvikana ko hari icyaha yakoze, bakaba bakumvikana ko igihano cyose ari guhabwa wenda yahabwa igice cyangwa ntagihabwe, cyangwa akaba hakigira ibindi yishyura uwakorewe icyaha. Noneho aya masezerano akemezwa n'urukiko. Ahubwo aho twigeze kugira procedure ya plea bargaining mu manza zerekeranye na jenoside mu itegeko ryo 1996. Iyo procedure yakoreshejwe ndetse iranakomeza no mu manza za gacaca, itanga umusaruro yatanze, ariko ku kigero twavuga yuko cyari hasi y'ikigero cyari kitezwe. Niyo mpamvu ngubu hashaka gushyirwamo imbaraga kugira ngo abantu basobanukirwe, bumva akamaro kayo, banayishyigikire, noneho itanga umusaruro ushimishije, ibyo yafasha n'umuryango nyarwanda. Icy'ingenzi nuko umuntu wakoze icyaha akaba yemera ko yakoze icyaha, agomba kugira uruhare mu kubaka umuryango nyarwanda, mu gukosora ya makosa yakoze, afasha cyangwa yumvikana n'inzego zishinzwe gukurikirana icyaha, ariko aniyegereza uwakorewe icyaha kugira ngo agaragaze ko afite umutima koko kwicuza kandi ko atazasubira cya cyaha. So ni procedure. Uyu mushinga ugiye kumara imyaka 5 ukazakorera mu nkiko zisumbuye 5 muri Gasabo, Nyarugenge, Muhanga, Musanze ndetse n'urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi.